izindi pasiporo zose ari n'amatike y'indege harimo n'abazabatembereza byose birimo ibyangombwa byose urumva ni ikintu gikomeye cyane Imana yakoze ibikomeye cyane babyita inyiturano ikomeye cyane ni ikintu yatanganye umutima mugari cyane amuha amafaranga 600 yari afite ariko haza kuvamo ikintu kinini cyane ntabasha urumva umeze gutuza buriye indege ujye ubishushanya ujye ubirota ahubwo warukwiye kuzamerekeza ukaza ku kibuga cy'indege ukareba ukuntu nzaba nitwa ikintu utajya wibagirwa muri icyo gihe nyuma ya jenoside n'iki situ none ikirangira ni ukwiyumva umuntu ambwiye ngo ndi umupfakazi kandi ndi mutoya umudamu yigeze kumbabaza rimwe arantuka arambwira ngo ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze muri Sande Park ni jaride nziza iri hano mu mujyi wa Kigali nk'uko muri kubireba ku bantu mwifuza kwifotoreza ahantu heza gutembera kwitekerezaho barangiye hano muri Sande Park jaride nziza mwabonye noneho n'icyumba cyiza muri kureba aho ngaho giteye amabengeza waryamamo situ noneho kubakora ubukwe muri kubyumva ikindi nanone ku muntu uri kutureba muri kano kanya wifuza kuba yahahira hanze y'u Rwanda nko muri leta z'ubumwe za Amerika mu Bushinwa Dubai ndetse n'ahandi hatandukanye mugane iguriro tubashe kuba twabahahira babashe kuba babafasha guhaha by'umweko nk'abantu bifuza guhaha imyenda yo kwambara inkweto amabiju ku bantu bifuza no kuzana imodoka hano mu Rwanda muraza guca kuri iguriro bize gukunda neza ariko uyu munsi kigezweho ni telefone ya Apple telefone yo mu ruganda rwa Apple ya iPhone 14 ku bantu muyifuza rero turabifuriza neza kuba mwayihaha muciye muri iguriro kuko binahendutse cyane baragutangira commande baciye ku ruganda rwa Apple mu buryo buri direct mu duhamagare ku 781 81 61 80 ubundi ubashe kuba wabona iyo telefone ndetse n'ikindi wifuza muri urwo ruganda rwa Apple ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ndi kumwe na Queen Margarita ubushize twaraganiriye ubushize twamusanze iwe ubushize yakoreye surprise idasanzwe ayikorerwa na Uwimana Eugene nkeka ko ari imwe mu nkuru nziza cyane twabonye mu no mwaka nkeka ko ari kimwe mu bintu byigisha twabonye muri uno mwaka wa 2022 turimo tugenda tugana ku musozo wawo ariko kuva utangira kugeza aho turi kugenda tuwusohoreza ni inkuru ikomeye cyane Queen Margarita tuguhaye ikaze yego amakuru ni meza umeze neza cyane ko mwitonze cyane ariko niko bisanzwe reka nkwifurize isabukuru y'imyaka 58 wijije ejo bundi wakoreye surprise idasanzwe wari umeze gute hari ibyishimo byinshi cyane yego hari nishimye cyane ariko mbanza kugeramo ubwoba mbonye abantu benshi ntari mbafite muri gahunda ko bari buze mu rugo ariko mpabasanze mbega mbanza kwikanga ariko nk'umuntu utunguwe n'ikintu ariko ubuzima burakomeza ibyishimo birakomeza byari byiza wari wishimye mu buryo bugaragara wakoze n'igitaramo wakoreye n'igitaramo hazaba n'abahanzi barakuririmbira wabaye umwamikazi koko uri umwamikazi wigeze mu buzima utekereza ko ushobora kuba wakorerwa ikintu nk'iki ngiki ntabyo natekerezaga se nari kubitekereza gute ku buryo ibirori bya anniversaire bikunze kwizihizwa n'uwo mwashakanye cyangwa abana bari bataragira ubushobozi ntibari bakiga umwe yarangije 6e secondaire muri uyu mwaka niho yakoze undi yigaga arakiga kaminuza nta kazi bari bafite ubundi ibyo ngibyo biterwa nuko hari ubushobozi ubushobozi rero bwari butaraboneka bwabo numvaga ko bagomba kubinkorera ariko eje ni nk'umwana mukuru arabitegura ntabwo numvaga ko ibirori byabaye byari kuba kuko ntabyo nari niteze ariko nyine bantunguye
mbisanga byabaye usanga byabaye Yego. kandi byabaye byiza bidasanzwe. Hari ikintu wari uvuze gikomeye cyane cy'uko ngo ibirori wagakwiye kubitegurirwa n'uwo mwashakanye. Yego. we byagenze gute? yarapfuye 94 muri jenoside. Komera cyane. Cyaba gikomere kinini cyane kuri wowe. kitoroshye nawe urabyumva ni igikomere kitoroshye. Uyu munsi wijije imyaka 58 ubwo dusubiye inyuma wari ufite imyaka mike. Nari mfite imyaka 30 yuzuye. Gupfakara ukiri muto ku myaka 30 birumvikana ko mwari mumaranye igihe kitari kinini. Mwari mufitanye abana batatu? Ni babiri. Mwari mufitanye abana babiri. Icyo gihe byabaye ibintu bibi cyane kuri wowe ukimara kumva iyo nkuru. Inkuru yo kuyumva ko umuntu yapfuye, iyo wumvaga ko umuntu yapfuye nyine wumvaga ko yagiye, ariko nawe utarimo wibara, nawe wumva ko isaha ari isaha nawe uri bupfe. Yego. Ariko ahubwo naje kubitekerezaho cyane mbonye nsigaye ndokotse. Yego. Aho byaje kuza kumbera ibintu bitoroshye. Yego. Gupfakara ukiri muto se wabashije kubyitwaramo gute? Ku nshingano zo kurera none uri wenyine, inshingano zo kujya kubaho uri wenyine kandi wagombaga kuba uri kumwe n'umutware, agiye mu buryo bugutunguye, ntarwaye, ntagize gute, ngo bishoboye ute? kuko ibyo ari byo byose iyo wisanze mu bibazo nawe ugerageza kugira ngo ibyo bibazo urwane nabyo. Ubundi umuntu ntahunga urugamba, ahubwo asuma arusanga ngo arurwane. Rero twararurwanye n'uyu munsi tukirurwana, ariko ubu ngubu rumaze koroha kuko dufite abarudufasha. Ikintu utajya wibagirwamo muri ubwo buzima, shoka ari ubukene, shoka ari ubuzima butari bwiza, ikintu utajya wibagirwa muri icyo gihe nyuma ya jenoside ni iki? Situ none ikirangira. Ni ukwiyumva umuntu ambwiye ngo ndi umupfakazi kandi ndi mutoya. Umudamu yigeze kumbabaza rimwe, arantuka arambwira ngo ubundi se ngo ubundi kuri umupfakazi, anyibutsa ko ndi umupfakazi kandi nsanzwe mbizi. Ariko nibwo bwa mbere nari numvise mu matwi yanjye umuntu ambwiye gutya iryo jambo arimo anambwira nabi. Iryo jambo ryagukomeretsaga? Ryarankomeretsaga cyane, ryarankomerekeje cyane. Bivuze ngo kwakira ko wari warapfakaye byaranze, byagufasha igihe kinini? Byamfashe igihe kinini, ariko kubera gusenga maze kwinjira mu nzu y'Imana niho nabashije kwiyakira, numva ko ngomba kurwana intambara yo gutsinda no kunesha. Yego. Hari ukuntu rero rimwe na rimwe usanga umuntu wapfakaye rimwe na rimwe amaboko yari abiri, uyu munsi gusiga ari kumwe, tubyite gutyo, kuko urumva umwe yakoraga nawe ugakora, mugashyira hamwe ubuzima bugakomeza. Uyu munsi usigaye ari umwe ukorera wa muryango wa babiri. Ntabwo ubukene bwigeze kubera umutwaro? Niwo mutwaro wari ukomeye cyane. Niwo mutwaro wari ukomeye kuko kutagira aho mba, nta n'inzu nagiraga. Urumva jenoside yabaye ndi i Butare, umugabo apfira i Butare, basaza banjye banzana i Kigali, bahageze nabo bafata inshingano zo gutunga ingo zabo n'abana babo. Bamaze kugira ingo, urumva nige natangiye kwirwariza, noneho ikintu cyose kimwe kuri kimwe, mbega ntangira kwirwariza. Kuko ntibajya kureba umuntu udafite nawe uko ashoboye urugo rwe atararushobora rugitangira, ujye kumubwira ngo ibibazo byawe. Kandi ko ari jyewe nari mfite musaza wanjye mukuru wasigaye na babiri basigaye, urumva bo bari abana. Kandi abo b'abana nibo bari bafite inshingano zo kugira ngo bamfashe, ariko nabo bashize ingo zabo. Ubwo urumva ubuzima ntabwo bworoshye, ariko ndakomeza ndarwana kugeza aho ngeze uyu munsi nkiri jyewe. Yego. Hari ukuntu iyo umuntu yaburaniwe akora n'ibyo atari asanzwe akora,
ugasanga ugiye gukora nk'akazi utatekerezaga ko mu buzima wakora, wenda wumvaga ko gaciriritse, byakubayeho? Ibyambayeho kuko nisanze mu buyede. Uri gukora ubuyede? Ndimo nkora ubuyede, ntabwo nabuteganyaga mu buzima nari mfite. Ndi umukobwa mbaye umudamu mfite umugabo, ntabwo nateganyaga kuba umuyede. Wumvaga ibintu biciriritse, akazi gaciriritse ko hasi, wumvaga ibyo bitakugeraho? Numvaga ibyo bitangeraho ariko byisangamo. Niyo mpamvu aho kugira ngo njye guteza abantu ibibazo, narahagaze mbega ndashinyiriza, ndemera nkora n'ubuyedi, ndemera nconga na jaride za hariya muri SOS nkora ibiraka. ndabikora nkabikora abana bakarya, nkabikora abana bakiga, nkabikora mbega nkabikora kandi numva mbikunze kuko ari byo nari mfitiye ubushobozi. Ntabwo icyo gihe wumvaga umutima uremerewe ku bintu n'ibiki byambaye kubera iki? Kubera ko rero atari igihe byabayeho jyenyine, noneho jyewe nari nagize amahirwe nsigarana abana. Yego. Ndangije gusigarana abana, sigarana n'amaboko, nta wigeze ankozaho imiri cyangwa umupanga, kuko abandi babaga bafite uburibwe bwo mu mutima, bakagera n'ubwo ku mubiri, bakagera no kuba nta mwana bafite. Yego. Jyewe rero ibyo ari byo byose naravugaga ngo ndimo ndarwana no kugira ngo ndera abana bakuri. Ntabwo byari byoroshye? Ntabwo byari byoroshye, ariko kubera Imana byose ubinyuramo ukabishobora. Uza kujya gutya rero, uza guhura n'umusore nawe ufite ibibazo, nako n'umwana. Yari umwana. Yego. Yari umwana. Uza guhura n'umwana ufite ibibazo, iki gihe waratangiye gusenga, wari mu rusengero. Muza guhura gute uwo mwana witwa Eugene, navuga ngo wagukora ibyo bintu twatangiriyeho? Umwana yaje mu rusengero. Mu gihe cy'ibyifuzo atanga icyifuzo. Hari ukuntu byageraga nk'umuntu agatanga icyifuzo, agafata mikoro akababwira ati mfite ikibazo iki n'iki, bakaba ubwo bagikemura, hakabaho n'uwo batagikemura. Nk'ubwo ngubwo Eugene yavuze ati nasabaga itike izajya ku ishuri, ndi imfubyi kandi ndashaka kujya kwiga. Ntawagize icyo avuga, ariko jyeweho nari nicaye ngumya kurwana n'umutima, mvuga ngo uriya mwana none yaza kuncika, mfite amafaranga ntayamuhaye. Nibwo namuhaye ayo mafaranga rero, nibwo nanagiye no kumusura, ndumva nabivuze mu kiganiro cya mbere kuri televiziyo, kuri Yego. Amafaranga dusohotse ndayamuha 600. Wese yashakaga angahe? Ntabwo nzi umubare yashakaga. Namayo nari mfite, nayo nari mfite imbere n'inyuma. Ariko numva n'umutima uranyibukije ngo nzamujyane Kacyiru aho batanga ibikoresho by'abana, kuko ubwo nanjye nafite umwana wigaga primaire, baduhaga ibikoresho cy'ishuri. Ndavuga rero tuzajya gufata ibikoresho, uzaze tujyane muhandikishe ndebe ko baguha, wenda baguhe n'itike, kuko bajya kwiga segonderi babahaga n'itike. Ariko tuhageze dusanga liste y'abana bagomba gufata itike yarasohotse. Uretse ko Imana yaciye inzira, tukajya Kacyiru hariya munsi ya ministeri ku musore bitaga Sirasi, akahita amuha amafaranga y'itike, ndetse tumugirira nk'umugisha uwo mugabo, akajya amuha itike uko agiye ku ishuri. Yego. Uwo mutima kugira ngo umuhe ayo mafaranga, kugira ngo umufashe muri ubwo buryo, naho wa mugani ufite ibibazo byawe, wokuye n'umwana utaruzi, ntabwo ari uzi niba nakubeshya. Uwo mutima wokuye niki cyakwemezaga ko ugomba kumufasha byanze bikunze? Rero icyo gihe ukuntu yabivuze, nutagira imbabazi yazigira, uretse ko burya utazigira burya ntiwazigira ngo nuko ubonye umuntu ufite ikibazo. Gusa numvise muri nge yabivuze ate? Yarahagurutse ati nitwa Eugene Uwimana, nasabaga itike, ndi imfubyi, none nabasabaga itike yo kuzajya ku ishuri. Ari uwari uyoboye ntacyo yavuze,
hari n'abari mu rusengero ntabavuze ati wenda dushyireho igiturisho, yego, uretse ko ntazi niba hari n'icyo bari bafite, uretse ko icyo gihe hariho n'ubukene, hariho ubukene muri 2001, Yego. hariho ubukene cyane. yego, ubwo rero jyewe niyumva ko ngira Imana banabonye 600 mu gitondo, ndavuga n'ibyo byose ntabwo nayabika umwana nta tike afite ijya ku ishuri. Sinari nzi ko namugeza, uretse ko nza kugera n'10, iyo nza kugera narenze aho nari kuyamuha kuko numvaga afite igikorwa cyiza cyo kujya ku ishuri. Yego. Kandi ntabwo nibajije ko abeshya, kuko burya umuntu nabeshya wumva agiramo utuntu, ugira umuntu mukuru uhita umwumva. Noneho kandi ko yari no mu rusengero, burya mu rusengero habeshyera bake, kandi burya nta mwana upfa kubeshya, burya habeshya abantu bakuru. Ariko burya nta mwana upfa kubeshya, niyo abeshye nta buri gituma afatwa, kuko ntabaza ubucakura. icyo gihe wamubonagaho agahinda kagaragara? Yarababaje, yego, yarababaje. Yari umwana mutoya unanutse, ubona utuje ukuntu, mbega ubona ugize ufite ibibazo, kandi koko yarababaye. Ariko uzi kuba imfubyi ukisanga uri wenyine, ugasanga n'abavandimwe ntabo ufite, ugasanga nta nyogosenge nta na so wanyu, uretse ko hari n'ababageraga bakaba ntibabiteho kubera umutima bari bifitiye. Ariko uwagiraga Imana yabaga yibura, yasigaranye n'umwe, yibura akanamubwira n'ikibazo nubwo atagikemura, ariko akanamwereka inzira kiri bunyuremo kugira ngo gikemuke. Icyo gihe umujyana mu rugo, ndashaka kumenya udushushanyirize wa mwana wari ugiye gufasha yarameze gute, wabonaga muri we umuganiriza akagusubiza, cyangwa hari ukuntu yari ameze nawe wabonaga biguteye impuhwe cyane? Yewe yarageze, Eugene yarageze ubwo tugeze mu rugo, kubera hari ukuntu wenda namwakiriye, yahise ambwira ubuzima bwe, yahise ambwira ko nta babyeyi, yewe ubukurikiyeho ambwira n'ukuntu babishe bari kumwe, bakagize wagasigara agahishwa n'umubikira. Yagiye uko twagiye tubonana niko twagiye tuganira, kuko nari namweretse ko ibyo ari byo byose burya hari ukuntu umwana iyo umubwiye neza, burya niyo unamubeshya ashobora kukwirekurira, kuko burya abana ni abantu beza cyane, kandi yari akiri umwana, yarataraba n'umwadolesari, yarakirakana. Icyo gihe n'icyo yakubwiye, mwaganiriye kamere, rumvikana mwe murokotse jenoside yakorewe Abatutsi, mwe mumaze kubona ibintu bibaye mu Rwanda, yari yashize imyaka itari myinshi, n'icyo yakubwiye kumva nawe kigukoze ku mutima cy'ubuzima yaciye? Yewe ni byinshi byagize byankoze ku mutima, dore ko icyo gihe iyo wanaganiraga n'umuntu, hari igihe we wumvaga ibyawe byoroshye, kuko wowe nta n'uwigeza guhindura, we wari wihisha ahantu, nta muntu wakubonye. Ariko noneho wakumva ukuntu nk'umuntu yavuye mu mpira akabona ukuntu bica abantu, yabikubwira, yanakubwira ukuntu byamugezeho, ukumva urarizeho, ukumva wowe uriyibagiwe. Yego, ari umwana muto cyane, ari umwana muto, akubwira ukuntu abavandimwe babisha, areba ukuntu papa we sinzi niba baramwisha, areba, simbyibuka ni kera, ariko icyo nibuka nuko yambwiye ko nta papa, nta mama, nta bavandimwe. Icyo nicyo nibuka. Kandi noneho nareba ukuntu ari n'umwana, n'ukuntu yaturutse Nyamagabe, umva birambabaje. Birumvikana n'ubuzima abanyarwanda baciyemo butoroshye. Nose Queen Margarita, nyuma mwakomeje kubonana nyuma yiga secondaire, cyangwa mwese mutandukana? Ntabwo twahise dutandukana, ariko yaje kuza yaza yagera mu rugo agasanga nagiye muri ibyo biraka, akaganira n'abana, twaba tugakunda kubonana ari nko ku cyumweru yaje gusenga mu gihe gitoya. Rero ntabwo nyuma aho ngaho ntabwo twaje gukunda kujya tubonana cyane, kugeza ubwo neza noneho naje gusa n'uburanye nawe, sa n'unamwibagiweho. Nuko rero ndashaka nyuma mwaje guhura,
aza kugukora amasiripurize. Uyu munsi harimo abantu bakekaga ko iryavuzwe ritazataha, ryatashye. Ushize twaberetse ku byerekeye n'amatike yari ahari. Hano harimo tike ya Queen Margarita, ubushize nkeka ko mwabibonye. Harimo tike ya Solange umwana wawe, ya Richard nawe umwana wawe. Ibi byose ni ibyo muzakoresha byose ngibi. So byumvikane ko na passport mwamaze kuzibona. Harimo umuntu ushaka kugira ngo Imana ntikora, ushaka kugira ngo ibivugwa ni byandi tujye twita ngo agatwiko. Iyi ni passport, singiye kuyumbura ngo murengo. Iyi ni passport y'umwana wa mama Kwizera cyangwa Queen. Iyi ni yawe, wabaye umwana muto. Kubera Imana. Yego, iyi ni passport y'umubyeyi wa Eugene. Uyu munsi ni umwana wawe cyane. Kuva icyo gihe iyi ni passport ya Queen Margarita. Sibwo bwa mbere utunze passport cyane. Urabona se atari hari kashe yindi irajyaho? Nta yindi irajyaho, ntabwo urasohoka. Ntabwo ndasohoka. Urumva bimeze gute rero? N'iby'ibyishimo ukimara kubona ko wabonye passport. Ahubwo kubona passport ni kimwe, ahubwo kwibwirwa ntarayibona, kumbwira ko azantembereza mbega ntarabona passport. Ahubwo ubwo nahise numva ari iby'ibyishimo. Ibi byose byaje bisanga n'ubundi ari iby'ibyishimo. Yego, ni ibyishimo bikomeye cyane. Izi ni passport rero z'abana. Iyi ni umuhungu, iyi ni ya Richard Bugingo. Hakaza noneho na passport ya Solange. Izi ni passport zose. Aya ni amatike y'indege, harimo n'abazabatembereza. Byose birimo ibyangombwa byose. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Imana yakoze ibikomeye cyane. Babyita inyiturano ikomeye cyane. Ni ikintu yatanganye umutima mugari cyane. Amuha amafaranga 600 yari afite, ariko haza kuvamo ikintu kinini cyane. Ibaze rero, urumva umeze gutuza wuriye indege, ujya ubishushanya, ujya ubirota. Ahubwo wari ukwiye kuzamerekeza ukaza ku kibuga cy'indege ukareba ukuntu nzaba nitwara. Ayo yaba ari andi mahirwe akomeye cyane kuri jyewe, nanjye ngo wenda ntawamenya. Umbwira, urumva ubishushanya gute mama Kwize? Ndabishushanya nk'ibitangaza by'Imana. Tujya tubona mu mafilime amazu maremare kwinjira mu ndege, tukumva ni ibintu bikomeye cyane. Abarokore bajya bavuga ngo ukumbije utaranaribona. Wowe bifata gute uwo munsi? Uwo munsi nyine urategerejwe kandi uzasohora, kuko iby'Imana yavuze byose bigenda bisohora. Yego. Wigeze utekereza kurira indege ngo ujye mu mahanga? Nakubwiye ko nari ntarurira bisi ngo njye ni Buganda cyangwa i Burundi cyangwa na Kongo ari hafi. Harya nakubwiye ko jewe nibereye mu Rwanda kugeza uyu munsi nyiri mu Rwanda. Sindambuka ikiraro na kimwe kijya mu mahanga. Yego. Hari ukuntu tujya tuvuga ngo ijuru nta na laissez-passer nigeze ntunga. Laissez-passer ugiye kuri passport gusa urumva atari ukubera Imana. Passport East African Community. Yego. Repubulika y'u Rwanda. Ni igikorwa gikomeye cyane, ni umunezero udasanzwe kuri wowe. Uyu munsi se urumva ukimara kubona izi passport ibintu byahise biba ibindi. Umva ibintu ni ibindi. Hari ibyo umuntu atekereza kumva mu bwenge no mu byo umuntu yatekerezaga gukora, naho yatekerezaga kujya, ntabwo ibyo byari biri mu bwenge. Ibi ngibi ni ibintu bibaye surprise koko. Surprise ikomeye cyane. Imana ntihambaye? Irakomeye cyane. Irahambaye. Ahubwo abantu batayikomezaho bafite ibibazo. Yego. Wabwira icyo abantu batajya bagira neza? Ubabwira ngo bajya neza, bagiriye neza abana benshi b'imfubyi mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikimenyetso gikomeye cyane ni uyu musore witwa Uwimana Eugene, waje kukwitura ibintu bikomeye cyane. Umva ibi ngibi biratenga. Wabwira icyo abantu batajya bagira neza? Ni ukubabwira ngo nabo kubabarirwa kandi nanone bakwiye kwihana. Yego.
bakwiye kwihana bakagera neza. Yego. ubundi burya niyo wakora iki, n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo niyo wavuga indimi nk'iz'abamarayika, niyo wakora iki ariko utagira urukundo ntacyo byaba bikumariye. Yego. ubwo rero ni ukubwira abantu bose ngo nibagira urukundo nta kindi bitayeho, kandi bagire neza, bumve ko gufasha umuntu ubabaye ari ukwiteganyiriza muri iyi si, kandi nanone hakazaba ibihembo byo kuzajya mu ijuru. Yego. Icyo rero ndumva ari bwo butumwa nabaha. Yego. N'utabikora agerageze asenga Imana imuha umutima w'ubumuntu. Yego. Ndetse mbwira gusenga cyane hari icyo byagufashije? Gusenga cyane byaramfashije, kuko burya gusenga bijya bitera umuntu ikinya, umubabaro arimo ntawumve ngo umugireho intuza ngo umurushe imbaraga, ahubwo imibabaro n'ibibazo ufite ubijya hejuru, ukabigenda hejuru kubera imbaraga z'Imana. Kubera imbaraga z'Imana ntibigutere ubwoba, ntibigukange, ukabyisangamo ukabibona, ariko ukavuga utari kwahangaha ndahatambuka kubera Imana. Rero iyo utashatse gutambukamo nawe ubwawe n'umubiri n'amaraso n'iki ushaka kuhatambutsa imbaraga zawe, wenda wirwaniriye ushobora kuhagwa. ariko iyo ubw'Imana utahambutse iragutambutsa kandi ukahatambuka nta kizinga nta munkanyari bikugiyeho. Gitwari. Ugusenga araho navuga ngo wabihuriza n'ubugwaneza no kugirira neza, kugirira abandi neza, hari aho bijya bihurira? Hari aho bihurira. Burya iyo umuntu asenga Imana imuha n'ubwenge, kandi iyo umuntu asenga anyurwa n'ubuzima agezemo, kandi noneho iyo asenga anagerageza kugira ngo arebe atari ko ubundi ikintu iteka ahora ashakisha cyanezeza Imana. Kandi mu bintu binezeza Imana no kugirira neza abantu bayo, no kugira neza wowe ubwawe, ukumva muri wowe ugomba gukora uko ushoboye ukagirira neza uhuye nawe akeneye neza. Nabyo biba ni Imana igufasha kugira ngo ukore icyo kintu nta kindi urebye. Yego. Ni Queen Margarita turi kuganira ahangaha muri iki kiganiro. Ni surprise ikomeye cyane, yamaze kubona passport muri kuzibona. Benshi mwakekaga ko azagenda wenyine, azagenda ari kumwe n'umuryango we, ari kumwe n'abana be babiri, Solange ndetse na Richard. Byumvikane ko ni ishimwe rikomeye cyane kuri we. Ntabwo tujya tuvuga ibintu ukagira ngo nibyo biri mu cyuka, ngo azajya muri Dubai atembera icyumweru, ariko ngizi passport ibintu bimeze neza. Ngaya amatike yamaze kuboneka, byose bimaze. Ubushize ntabwo twabonye passport, uyu munsi ngizi zabonetse. Ntako Imana itagize rero, nta kitakoze. Gira neza wigendere. Iki ni ikintu navuga ngo gikomeye cyane. Reka tunasoze ikiganiro cyacu ahangaha. Dushimire cyane uyu mubyeyi, uru rugero rwiza cyane by'umwe ku bari inyuma, ku bato ndetse no ku bakuru. Hari abakuru navuga ngo mungana cyangwa bakuruta bitwaye nabi by'umweko nyuma ya bino bihe u Rwanda rwagiye rucamo, ugasanga ntabwo bitaye ku bana b'imfubyi, ntabwo bitaye ku bana bari bakeneye ubufasha mu gihe gikomeye. Ugasanga mwari mufite n'icyo mupfana, ni nyogosenge, ni nyokorume, ni so wanyu, ariko agufashe nabi kuri cya kigero cyo hejuru, ntagufashe nk'uko wagakwiye kuwufata umwana wawe. Wowe icyo ngicyo ugishimirwe, ndetse ikimenyetso gikomeye cy'uko washimiwe ni uko Eugene yaguhesheje ishema mu babyeyi cyane. Icyo kintu gishimirwe rero natwe n'itangazamakuru. Impamvu tukwakira ni ukugira ngo ubere urugero rwiza benshi, ni ukugira ngo utere n'ishyari, reka mbyite ba babyeyi batigeze bihanganira abana bari bakwiye kwihangana. Ni benshi cyane batihanganiye abana, ugasanga umwana arakosa, ni imfubyi, ntabwo nyine wumva ko ugomba kumwitwaraho kibyeyi, ugomba guhita ugenda winanira, ukumva ko utakira ayo makosa ye, utakira ubwo bwana arimo. Ariko umwana wa yakosa ukumva ko ugomba kumwitwaraho kibyeyi, ariko undi mwana wa mukuru wawe, wa murumuna wawe, gutyo wa musaza, ntabwo ugomba kumufata nk'aho ari umwana ukwiye guteteshwa. Wowe ushimirwe icyo kintu. N'undi muntu navuga ngo ukwiye gushimirwa
ajya ashimirwa akiriho. Byabaye byiza ko byakozwe ukiriho. Dusoza ikintu wumva wabwira. Ikintu nabwira abantu ni ukwihangana, ni ukwihangana no kugira neza. Yego. Ubashije kwihangana ukagera neza, ibyo byose kandi ubifashwa n'urukundo. Yego. Nubwo rwakonje ariko bake barusigaranye nibarukomereho, n'abatari barufite nabo barwishakemo, barwiga. Dusoza mu minota mike cyane, iki kintu gikura hehe? Hari ukuntu umuntu aba afite ubupfura ugasanga ushobora kubuterwa no gusenga, ushobora kubuterwa n'umuryango wakuriyemo uburere. Burya bavuga ngo buri tubuvuke, ugikuraho iyo ukuriye amaso kure cyane, urebye kure cyane. Ubundi ibi ngibi ni uko hari abantu bazi papa, papa yagiraga neza. Yego. Papa yagiraga neza, urugo rw'iwacu rwaragendwaga, ariko papa akamenya ibibazo by'abantu, papa akamenya umuntu ubabaye, yari anafite n'imibereho we, yarakoraga kandi yari afite n'amatungo, yari afite n'isambu. Yego. Papa yagiraga neza, kuko papa yagiraga neza. Ndabyibuka hari umuturanyi hari umuntu twari duturanye, umukobwa aza gutwara inda wo muri Nyaruguru, aza ahungiye agenda azerera gutyo, baramwirukanye iwabo, atungukira ku rugo rwari urw'umukecuru bitaga Karuyundo, wari umukene cyane, aramucumbikira, ariko uwo mukobwa agahora ngo yihishe. Ariko bucye aza kubyara, abyaye rero sinzi ukuntu papa yatembereye gutya, atagiye ku kazi, atembereye ngo asanga yicaye arimo afata umunyu, afata ikijumba gikoza mu munyu kugira ngo gikunde kimanuke. Papa yarababaye, agira umubabaro, araza abwira mama ati nk'umwana wawe abaye nk'umbonye hirya ahangaha byakunezeza, kwa hari amata hari ibiryo, kuki mutamenya uriya mwana? Mama atese ko ntamuzi, ko ntabizi. Ati genda ujye kureba, ati kandi nguhaye inshingano ngo uriya mwana naramuka apfuye yishwe na bwaki, uwari wabyaye undi, ati naramuka yishwe na bwaki, atumenye ko ibi bintu muzabibazwa n'Imana. Mama ubwo yahise agenda, ubwo kuva uwo munsi bakamushigishira igikoma, bakamushyira amata, bagashyira uwo mukecuru ibiryo akamutekera, ndetse mama akabwira n'abandi ati nyabuneka, ariko gutabara hatabaje papa, nk'umuntu w'umugabo wabibonaga. Bukeye uwo mwana yari umwana, yari yatwaye inda ari umwana, bukeye amaze gusa n'ufashe imbaraga, mbega ahise afata imbaraga n'umwana we aragira, nawe arafatika. Urumva ko bari bahuye n'ibibazo, ari umwe abyara undi yagize, kandi urumva ko yatangiye n'ibibazo akinamutwite. Ubwo rero akajya aza iwacu, noneho akajya aza iwacu, mbega nawe yinjira mu bakoraga mu rugo, agakukira inka, ariko papa akamubwira ati uyu mwana ateye imbabazi, ati umwana ateye impuhwe, mujye mumurekera nka ntakagira umujyana guhinga, mujye mumureka. Ubwo akirirwa mu rugo, urumva bagateka, bakarya, akanywa igikoma, akanywa ibisururu, akanywa iki, ariko akaza kwitahira. Papa aribyo aza no kugira gutya, hamama amafaranga ngo najye kumugurira umwenda wo kwambara, urumva yambaraga ubujipo, akagira neza. Papa yagiraga neza. Papa niyo umuntu yazaga bavuga ngo ni umurozi, papa yaramwakiraga. Hari n'uwo yigeze kubwira ati nubwo ugenda muri uru rugo bavuga ko uri umurozi, nundogera abana tuzabipfa. Ahita amubwira uwo mukecuru, amubwira ngo uretse ko ntaroga ntawe ubyemera burya, ati niyo naroga sinabuha abana bawe, bitewe n'ineza yamugiriye. Yego. kuko abandi ntabwo uwo mukecuru ntibarekaga agera mu rugo rw'abandi bantu, ariko papa we yaramurekaga. Agiye no kubatizwa, arageze ahita yiyita izina ryanjye. Babatijwe ari mukuru, yiyita izina ryanjye kugira ngo yemeze abantu ko ari umukobwa wo muri urwo rugo. Papa rero yagiraga neza, ati ntacyo yishingikirijeho, ntiyagiraga neza abo banganye ngo ahubwo babandi bo hasi. Yarabakundaga. Uwabaga yatsindishije umwana
yarazaga akabwira papa bakavugana na mama icyo bazamufasha bakamufasha. yego ari abo yabyaye mu batisimu ari abatabyaye mu batisimu, ariko papa yari wa muntu wumvaga abantu akabatega amatwi kandi ikibazo bafite akagishakira igisubizo. naho rero nakuye ubumuntu. yego kandi papa we ntiyagiriraga neza abayimugiriye n'abamugiriraga nabi yabagiriraga neza. yego nawe yishwe jenoside? oya, papa yapfuye mbere. yapfuye 72. 72 ni kera vraiment. kera twari tukiri abangavu. mwe mukiri bato cyane. nari ntaraba n'umwangavu. 72 ari muto cyane. ari muto. byumvikane ko muri kano kanya dusoje ikiganiro, ariko dukuyemo isomo rikomeye cyane. tujye tugira neza, tujye neza n'abana bacu babireba, kuko bizaba urugero rwiza. dutanga urugero rwiza ni kimwe mu bintu bizatuma natwe dutanga umurage ku bana bacu neza, kubagize amahirwe bakaba bafite, ariko n'undi wundi wamubera urugero rwiza. mwakoze cyane. yego namwe murakoze cyane.